twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri iki cyumweru gikurikira mbere Mutarama, icyumweru cyo kwigaragaza kwa Nyagasani, tariki 4 Mutarama 2026. Dore amasomo agiye kutwereka Imana. Isomo rya mbere nibyo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 60 umurongo wa 1 kugeza kwa 6. Yewe Yeruzalemu, haguruka ubengerane, kuko urumuri rwawe ari nguru, kandi ikuzo ry'Uhoraho rikaba rikurasiyeho. Nyamara dore umwijima utwikiriye isi, n'icuraburindi ribundikiye amahanga, ariko wowe Uhoraho azakurasiraho, n'ikuzo rye rikubengeraneho. Amahanga azagana urumuri rwawe, abami basange umucyo ukurasiyeho. Kebuka impande zose maze witegereze, dore bose barakoranye baje bakugana, abahungu bawe baturutse iyo bigwa, n'abakobwa bawe baje bahagatiwe. Nuko uzabirebe maze unezerwe, umutima wisimbize utaraswe n'ibyishimo, kuko ari wowe bazazanira ubukire bwo hakurya y'inyanja, n'umutungo w'amahanga ukazataha iwawe. Amashengamiya azakuzuranaho, ingamiya zikino z'i Madiyani n'i Eyifa. Abantu bose bisaba bazaza bikoreye zahabu n'ububani, kandi baze baririmba ibisingizo by'Uhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 72. Nyagasani, abami bose bazapfukama imbere yawe, amahanga yose akuyoboke. Mana, umwami umwegurira ubucamanza bwawe, uwo mwana w'umwami umutoza ubutabera bwawe, acire umuryango wawe imanza ziboneye, kandi arengere n'ingorwa zawe. Mu gihe cy'ubutabera buzasagamba, n'amahoro asesure mu mezi atabarika. Azategeka kuva ku nyanja kugera ku yindi, avane ku ruzi ageze ku mipaka y'isi. Abami b'i Tarishishi n'ab'ibirwa bazamutura, abami b'Iseba n'ab'Isaba bamurabukire. Abami bose bazapfukama imbere ye, amahanga yose amuyoboke. Azarokora ingorwa zitakamba, n'indushyi zitagira kirengera. Azagirira ibambe ingorwa n'utishoboye, aramira ubuzima bwabo. Nyagasani, abami bose bazapfukama imbere yawe, amahanga yose akuyoboke. Isomo rya kabiri muri Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 3 umurongo wa 2 kugeza kwa 3, n'umurongo wa 5 kugeza kwa 6. Bavandimwe, ngira ngo mwamenye ingabire Imana yampaye ku buntu ari mwe bigirira, kugira ngo isohoze umugambi wayo, ikambishurira ibanga ryayo. Iryo banga Imana ntiyigeze iribwira abantu bo hambere, kuko ubu imaze kurihishurira intumwa zayo ntagatifu n'abahanuzi bayo ubwa Roho Mutagatifu. None dore abanyamahanga nabo bemerewe gusangira umurage umwe natwe, bakaba ingingo z'umubiri umwe hamwe natwe, kandi bakabona uruhare ku isezerano rimwe hamwe natwe muri Kristo Yezu, babikesha inkuru nziza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 12. Yezu amaze kuvukira i Betelehemu yo mu Yudeya ku ngoma y'umwami Herodi, abanyabwenge baturutse iburasirazuba bazi Yeruzalemu babaza bati, umwami w'Abayahudi uherutse kuvuka ari hehe? Twabonye inyenyeri yo mu burasirazuba, none tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise akuka umutima, we na Yeruzalemu yose. Akoranya abatware bose b'abahereza bitambo n'abigisha amategeko w'umuryango, abasiganuza aho Kristo yagombaga kuzavukira. Baramusubiza bati, ni Betelehemu ya Yudeya, kuko ari umuhanuzi yanditse ati, nawe Betelehemu, umusozi wo muri Yudeya, si wo giseswa migi yaho yose, kuko ari wowe uzaturukaho umutware uzaragira umuryango wanjye Isiraheli. Nuko Herode atumiza b'abanyabwenge rwihishwa, abasiganuza igihe inyenyeri yabonekeye, abohereza i Betelehemu babwira ati, nimugende mubaririze iby'uwo mwana, maze nimumubona muzabimenyeshe, kugira ngo nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva amagambo y'umwami baragenda. Nuko ya nyenyeri bari baboneye mu burasirazuba ibajya imbere, irindi igera hejuru y'aho umwana yari ari, irahahagarara. Ngo babone inyenyeri barishima cyane. Binjiye mu nzu babona umwana na nyina Mariya. Nuko barapfukama baramuramya. Hanyuma bapfundura imbago zabo, bamutura zahabu, ububani n'imibavu. Cyakora baburirwa mu nzozi kudasubira kwa Herodi, banyura indi nzira basubira mu gihugu cyabo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi.
fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi rikuyobore, rikurinde, rikurengere ubuzima bwawe bwose. Tugeze ku cyumweru cyo kwigaragaza kwa Nyagasani. Wavutse avukira i Betelehemu, avukira ahantu hasuzuguritse mu kavure. Uyu munsi turamwumva yigaragaza. Aragaragazwa cyane cyane n'abaje bamushagaye, abanyabwenge baje kumuramya. Umwana yatuvukiye, nimuze tujye kumuramya. Nyuma yo kumva isomo rya mbere twavanye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, aho batubwira urumuri Yeruzalemu igiye kugaragaza, haguruka ubengerane Yeruzalemu. Iyi Yeruzalemu iratwerekeza kuri Yeruzalemu nshya, ariyo kiliziya abantu twese dukiriramo, abantu twese tugana tugakizwa. Ya kiliziya Yezu adukirizamo tukabaho neza. Bati amahanga azagana urumuri rwawe. Amen, amen, amen. Na nyuma yo kumva isomo rya kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, ritwibutsa nyine iyo kiliziya ahantu tuza tugana kugira ngo dukire. Bati abanyamahanga bemerewe gusangira umurage hamwe natwe, bitwerekeza ku mpuhwe z'Imana. Imana itugirira impuhwe, ikiza abantu bose, ari abanyabyaha, abantu bose itarobanuye, kuko umukiro ari uw'abantu bose. Abanyamahanga byerekeza ku banyabyaha n'abanyantege nke nkatwe twese, ko natwe tudahejwe ku mukiro w'Imana. Na nyuma yo kumva ivanjiri uno munsi uko yanditswe na Matayo, itwibutsa uburyo abanyabwenge baturutse iburasirazuba bazi Betelehemu baje kuramya umwana Yezu wavutse, bakaba ari bayobowe n'inyenyeri. Abo bose batwerekeza ku bantu bose baza gushakashaka Imana, abari kure y'Imana, nuko bakaza bagana Imana baje gushaka urumuri kandi bayobowe n'urumuri, inyenyeri. Nyuma yo kumva ibyo byose Nyagasani yaduteguriye, agira ngo natwe dufate intego, dufate n'ingamba zo kumushakashaka ubutaretsa, ariko tukamushakashaka nk'abanyabwenge, atari nk'abaherodi, nk'abami. Bityo buri gihe tugahora dufite inyota y'Imana. Muri aka kanya tujye kuzirikana ku ngingo iryoshye igira iti, dore ibimenyetso bikuburira mu nzira igana ijuru. Buri wese Nyagasani amuha ibimenyetso ku rugendo, dore ko turi ku rugendo nk'abagiye mu ijuru. Ibimenyetso byinshi cyane duhura nabyo, ibibazo, ibitotezo, amakuba, agahinda, ibyishimo, amahoro. Ibyo bihe byose ni ibihe bigenda bituburira, bitwerekeza inzira nziza igana ijuru, nka ya nyenyeri yayoboye abanyamahanga baza kuramya umwana Yezu. Dore ibimenyetso bikuburira mu nzira. Ujya uhura n'ibimenyetso, ujya uhura na Nyagasani agakwereka inzira igana umukiro. Tujye kubona muri aka kanya ibimenyetso bitatu, nawe nanjye tuze guhava turi kuburirwa. Dore ko akenshi tutajya kumva ngo amatwi ari mu rupfu ngo ntiyumva. Nawe rero Nyagasani arifuza ko uyu munsi umwumva. Arakoresha ibimenyetso byinshi cyane akuburire, wowe uri mu cyaha, uri mu mahanga, wowe uri kure ye, kugira ngo nawe uze umuramye, umusingize. Umwana yatuvukiye, none natwe tuje kumuramya. Twabonye inyenyeri ye, none tuje kumuramya. Tujye kubona ibimenyetso bitatu bigaragaza Nyagasani uje gutwiyereka, uje gutuburira, uje kudukiza. Ikimenyetso cya mbere ni abami, ikimenyetso cya kabiri amaturo, ikimenyetso cya gatatu inyenyeri. Byose bifite ibisobanuro biza kukongera kugenda bidukebura. Nawe urebe muri ibyo bitatu ikiza kugukebura muri byo nibihe, cyangwa byose binagukebure, kuko Nyagasani afite inzira igihumbi, bishatse kuvuga inzira nyinshi anyuzamo umukiro we kugira ngo akugereho, agukize kubera ineza ye. Ikimenyetso cya mbere abami, abami cyangwa abanyabwenge. Abami ko ari batatu baturutse iburasirazuba bazi Betelehemu, harimo Gaspari, Melchiori na Baritazari. Abo bami batubwira ko baturutse muri Afurika, très loin en Afrique. Ibi biratwibutsa ibintu byinshi cyane, ko abantu batura icyo gihera baje gushakashaka Imana, ko Imana ikura abantu impande nyinshi kure, abari kure bose Yesu azabazana. Abami kandi bahagarariye abapagani, ariko abapagani bari mu nzira yo kugana ubukristo, yo gushakashaka Kristo, yo gushakashaka Imana. Nyuma yo kumva abanyabwenge uburyo bafashe inzira bakajya gushakashaka umwana Yezu wari umaze kuvuka, twongere twibaze natwe ibyo tujye tugirira inyota. Bamwe bagira inyota y'ibintu, irari ry'ibintu, gushakisha amafaranga menshi, gushakisha ubukire bwa hano ku isi bwinshi. Abandi bakagira inyota y'abantu, irari ry'umubiri ndetse n'iry'ibintu, ubukungu, wa mwirato. N'ibi byose bidaturuka ku Mana tugenda dusabira.
ariko uko tugira inyota y'ibintu tukagira inyota y'abantu tukabura ubuntu bw'Imana. Uze kureba nawe wasanga uri muri babandi bagira inyota y'amafaranga, inyota y'inzoga, inyota y'ibiryo n'ibindi byinshi cyane, ariko ukaba utagira inyota y'Imana. Kandi byaba ujya ushakashaka Imana ryari, ufata nzira ryari ukajya gushakashaka Imana, kuramya Imana nk'uko gusura Yezu mu isakamento y'Ukarisiya mukaganira, ukamuramya ugashengerera, adoration. Ikizakubwira ko uri umunyabwenge ni ugushakashaka Imana. Yobu umutwe wa 28 umurongo 28, utinya Uhoraho nibwo buhanga, kandi kuzibukira icyaha nibwo bwenge. Amen, amen, amen. Abanyabwenge, niba uri umunyabwenge kizabikubwira gikomeye nta kindi usibye gufata igihe, gufata nzira ujya gushakashaka Imana. Ikimenyetso cya kabiri cyo kwigaragaza kwa Nyagasani cyitwa amaturo. Dutangazwa n'ukuntu abanyabwenge amazina tumaze kuyumva, tumaze no kumva icyabagenzaga igikomeye cyane. Uzi ko bazanye amaturo afite igisobanuro, ntago bazi imbokoboko. Buri gihe bagira icyo bazana, nawe ntukanze imbokoboko imbere y'Imana. Buri gihe umuntu muzima, umuntu ufite ubwenge aza afite n'ikintu ashyiriye Imana. Bya bintu bifatika bitwerekeza ko twebwe ubwacu dufite ibintu bifatika materiel, ariko tuje gushakashaka lo spirituel, Imana yayindi nyine ikora ibigaragara n'ibitagaragara. Twongeye twibutse ababyeyi mu byanditswe bitagatifu baza mu ngoro y'Imana, ariko bakagira icyo batwara. Twibutse Ana twumvise mu bihe byashize uburyo yaje gushimira Imana azanye Samweli yari asabye Uhoraho, azanye n'ikimasa, nuko akagitura Uhoraho agashimira Imana ati, Nyagasani umwana we nagusabaga none wampaye uwo nagusabaga, Samuel. Uwa kabiri tuzirikana kandi ukomeye ni Bikira Mariya na Yosefu baje gutura Yezu mu ngoro, bakazana intungure ebyiri cyangwa inuma ebyiri, ituro ry'abakene, ariko bakaza hari icyo bazanye, baje gutura Yezu, bakajya n'amaturo aya y'abantu bazana, hanyuma bakanda gutura amaturo, ituro rikomeye ituro ry'Imana Yezu Kristo. N'abanyabwenge twumvise nabo bafite amaturo y'agaciro, amaturo y'ubuyoboke bwabo, ibyo bakunda, igisobanuro cyabyo, ibyo bafite byose babizaniye Nyagasani. Turabona mu bwoko butuzi bw'amaturo bazanye kandi bufite n'igisobanuro. Ituro rya mbere ryitwa l'or, zahabu. Zahabu isobanura umwami, le roi. Ituro rya kabiri l'encens cyangwa ububani bwaturwaga Imana. Ituro rya gatatu la myrrhe, parfum cyangwa umubavu, bisobanura l'humanité souffrante, mortalité, wa muntu ubabara. Amagambo magufi, aya maturo aravuga umwami, Imana n'umuntu. Ijambo Imana wigize umuntu, bikatwibutsa ko Yezu Kristo ari umwami, ariko ni Imana yigize umuntu. Kwa kubabara, iri turo rya nyuma rirerekeza kubabare n'urupfu n'inzuka bya Yezu Kristo. Yandi Mariya Madalena ushakashaka Imana azajya gutura Yezu, azajya gusiga Yezu kumva, buri gihe ashakashaka Imana. Umwami, Imana, umuntu, nguyu umwana watuvukiye. Ese ugiye gutura Nyagasani, hari igisobanuro kiba kiri mu maturo yawe, cyangwa upfa kujugunya mu gaseke, reka mpfe gutura none birangiro nyine upfuye? Gutura amaturo yacu afite igisobanuro. Umukristo nyirizina niyo ajya gushyira mu gaseke cyangwa hari ituro ajya gutanga, agomba kuba afite igisobanuro cyabyo. Nyagasani je kugutura umugabo wananiye, je kugutura umugore wananiye, je kugutura abana bananiye, je kugutura ishimwe ry'ibyiza wampaye. N'ibintu byinshi cyane ugenda utura Nyagasani, nuko ukamuzanira symbole, ikimenyetso cy'icyo ngicyo nyine uri gusobanura. Amagambo ari gukivuga rimwe na rimwe ntushobashe kuyabona. Ngaya amaturo y'abanyabwenge, amaturo atwerekeza mu kirugu kwa Yezu Kristo, umwami w'amahoro, Imana n'umuntu. Ikimenyetso cya gatatu kigaragaza Nyagasani, umwami watuvukiye, ikimenyetso cy'inyenyeri. Inyenyeri mu kirere imurikira isi y'umwijima. Inyenyeri igenda imurikira abantu, ikabereka aho Yezu Kristo aherereye, ikabereka uko abantu bagomba kwisubiraho. Inyenyeri ni ikimenyetso cy'ijuru, ikimenyetso cy'Imana. Inyenyeri kandi irerekeza ku buhanuzi bwa Balamu, ubwo duherutse kumwumva mu gihe cya Adventi. Inyenyeri yo mu muryango wa Yakobo yerekezaga kuri Yezu Kristo. None iri somo rikaje ritubwira ko ibyahanuwe biri kuzuzwa muri Yezu Kristo, ijambo Imana yigize umuntu, rumuri ruboneshereza amahanga yose.
inyenyeri kandi irerekeza ku kuyobora abanyabyaha bagana ku Mana, dore ko umukiro ari uw'abantu bose, umukiro Nyagasani Yezu Kristo atuzanira gukiza abantu bose. Inyenyeri kandi irerekeza uburyo bwose Imana igenda ituburira, igatubwira mu rugendo rwacu, mu nzira zacu. Ikibabaje twumvise muri iyi vanjiri ni uko abanyabwenge bari baturutse iburasirazuba bari mu nzira bagenda, igihe cyageze babura inyenyeri. Uku kubura inyenyeri birerekeza ku kwihugiraho, kwikunda, kwireba, bikaza kugera igihe ntakiri kubona Imana, ndi kureba hasi. N'ikimenyetso cyo kubura Imana ni uko nyine uhita wegukana ibintu akaba ibyo wadukira, ndetse n'abantu ukishora mu ngeso mbi. Uku guhungira kwa Herode bifite igisobanuro ko hari igihe tubura Yezu, hari igihe ubukire bw'ino si budutwara, tugatwarwa n'abami b'ino si, bajya bikomangoma b'abantu bakomeye kandi badutwara, tukaza kubura Imana. Ibi birerekeza ku buzima busanzwe, ibyo duhungiramo, mu bapfumu b'abandi batubeshya, abatekamutwe b'abandi baduhundagazaho ibintu, ariko tukabura ubuntu bw'Imana, ihirwe ry'ibyaremwe, kuyobera ahadakwiye, ubuyobe, nuko bikaza kurangira turindagiye turi kubura Imana. Ariko Nyagasani turaza kumva ko ngiye kuhabonekera, nuko ba Herodi twanyura mu nzira bakagenda batuyobya, badushuka, baturangaza, ati mugende mubarize ibyo mwana, maze muzagaruke mubwe nanjye kumuramya. Turabona Nyabwenge bongeye kubona inyenyeri itwibutsa ko Imana buri gihe n'igihe twayibuze yo ibishaka, ibiri ku nzira dushakashaka. Nandi mutagatifu Yohani Mariya Vianney yavugaga ati si umunyabyaha ushakashaka Imana, ahubwo ni Imana ishakashaka umunyabyaha kugira ngo imukize. Amen, amen, amen. Uko abanyabwenge bongeye kubona Imana ni ikigaragaza ko Imana itigera idutererana na rimwe, iri ku rugendo rwacu, iri kumwe natwe. Gusa twebwe hari igihe tubura Imana, ariko yo nta na rimwe itaba iri kumwe natwe. Imana nayibuze, ariko aho yambonye, ngiki kimenyetso gikuru ko nubwo ntaba nduzi Imana, yo iri kumbona. Twongere dutekereze uburyo bwose Nyagasani agenda tuburira mu nzira zacu, aho tunyura, ibimenyetso aduhereza. Muri make ibimenyetso ko ari bitatu, birerekeza ku bantu, ibintu, ndetse n'ubuntu bw'Imana butuburira aho turi hose. Mubyeyi, fata agatambaro kawe, ndabizi no nkuru ngiye kuvuga ushobora kuza gufatwa n'ikiniga ukaba warira, uze kwihanagura, kuko kurira nanone ni ikimenyetso cy'isuku, ikimenyetso cy'ijuru kuri gusukurwa, kandi usukurwe n'Imana. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo inshuti eshatu, abagabo batatu bari inshuti zikomeye cyane, ngo bakaba baracuruzaga zahabu, ngo babiri baraguraga, ngo babiri bajyaga gushaka zahabu, undi wa gatatu akaba ari we uza kwibagurira. Baba inshuti batyo, baba inshuti zikomeye cyane. Umunsi umwe rero ngo babagabo babiri baza kubona imari ishyushye, zahabu ikomeye cyane, ku buryo abagabo bari guhita bakira, ari abayiguze ari n'uyigura, bose bagahita bakira. Nuko wa mugabo ugombaga kujya kuyibagurira inshuti yabo, byamugombaga kumusaba amafaranga menshi cyane, kugurisha yewe n'ibyo atunze, kugira ngo azabone iriya zahabu najya kuyigurisha, ubundi abarakize nabo barakize. Igihe cyaje kugera arakusanya amafaranga, ajya kuyabikuza, agurisha ibintu byose yari afite, n'amafaranga yose yari afite ku makonti yose, maze arayahambira kugira ngo azajya kugura iriya zahabu, uwo nazajya kwicuruza ahita yunguka, ahita akira. Nuko buri buke azindukira kujya gufata zahabu na rwa rufaranga rwari ruri mu gikapu. Ubwo utegereje ko nkubwira ko barwibye, ntabwo bayibye, ahubwo yakomeje cya gikapu kuko cyari cyuzuye ibifaranga byinshi cyane, akomeza aragisigasira. Ngo nuko nijoro aryamye buri buke ajya gufata ya zahabu, nuko nijoro riri buzinduke, bishoboke ko ari nko mu saa sita z'ijoro, umugore aramukangura, aramubwira ati narose inzozi mbi kuri wowe, narose uri kwiruka, intare iri kwirukaho, nuko najya kugutabara, intare igashaka kunyirukaho, najya kugutabara nkabona uri kuncika, najya kugutabara nkabona utari kubishaka. Nakangutse naniwe cyane, mbona ko izo ntare uri kurwana nazo nanjye turi kurwana nazo. None wasubitse urugendo wari ufite, ko numva ndatekanye. Tekereza uburyo agiye gusubika urugendo yari afite, rwa rugendo rw'ubukire. Nuko amugabwira umugore ati ibyo ni iby'abagore, uwo ni ubwaho bw'abagore, ntaho bihuriye n'intare, ntaho bihuriye, izo ni inzozi. Kuva navera, kuva navuka sindabona intare, nawe nturayibona. None urabeshya ngo warose intare? Urabizi ko tugiye gukira,
ubukire sinabusezerera, imari ishyushye sinayireka, kuko tujya gukira. Rero wigira ubwoba, ejo nzagenda kandi uzabona ko nzazana imari ishyushye. Nuko bukeye mu gitondo wa mugabo agiye gushyira nzira, wagiye kugura ya zahabu, agiye kumva yumva imvura iraguye, imvura y'amahindu. Neza abura uko yaza kubigenza. Bishoboke ko imodoka ye byari kumugora utambuka muri iyo nzira kubera imvura. Imvura ihise, wa mugabo agiye mu modoka kugira ngo agende, agiye kuyatsa imodoka uko yari nshyashya, yanga kwaka. Umugabo ashakisha impande zose kugira ngo ya modoka ize kwaka, biranga. Noneho ikindi cyakurikiyeho, umugabo afata icyemezo cy'uko agiye gutira imodoka kugira ngo agendemo maze agere kuri ya zahabu. Biza kurangira atiriye ya modoka, aragenda. Ageze aho yagombaga kugera, arangura zahabu nk'uko byari bisanzwe, atanga amafaranga nk'uko yari yazanye kugira ngo baze kumuha zahabu. Mu kanya gato ajya kubona umuntu aramuhamagaye, bishoboke ko ari nka ka message yamwandikiye kuri telefone ati, maze rero shani, niba wiyanga uguma aho ngaho, hari imigambi mibisha narindi mu nama y'abo bagabo bari kugupangira imigambi mibisha. Bavuze ko bakwambura iyo zahabu ndetse bakanakwambura n'ubuzima. Niba ubishidikanya reka nguhe n'ikimenyetso. Bavuze ko mu kuguhendahenda baza gushaka yanzo gukunda kandi aberebuza no kuyifungura, bityo ntuze kurabukwa n'igihe bakwiciye. No kwa mugabo nanone arapinga ati, reka ta, ibi ntibishoboka, izi ni inshuti zanjye, izi ni inshuti magara dukoranye imyaka myinshi, ntabwo bashobora kumpemukira. Nuko igihe kigeze koko, aho mugabo agiye kubona, abona bazanye ya nzoga, inzoga nziza cyane yandi yakundaga, ati, fungura rwose kugira ngo dusangire umunsi mukuru, twishime ko tugiye gukira. Nuko wa mugabo amaze kubona cya kimenyetso wa undi yamubwiye, agenda nk'ugiye gato ku bwiherero, na n'ubu ntaragaruka. Abandi bishoboke ko bakiri kunywa inzoga zabo na zahabu zabo byose n'amafaranga yabo bari kwishimishamo. Undi ako kanya ahita agenda, abandi bategereje ko bamwica ubundi bikarangira. Nguko kwa mugabo yaje kurokoka, arokowe na mugenzi we wari uri muri ya nama yari yateguye kumugambanira kugira ngo bamwice. Sijye wahera. Bishoboke ko uyu mugabo yageze mu rugo, noneho umugore akamubwira ati, sinanakuburiye aho naguhereye, none rwa rufaranga niba rukwaye tujye gusubira kwisuka. Bari bakira Imana Yesu Kristo akuzwe. Nguko uko Imana ishyira ku nzira ibimenyetso byinshi cyane, ibimenyetso igihumbi, igira ngo ituburire, igira ngo idukebure, igira ngo itwereke inzira nziza. Ariko se ni kangaho ujye ubibona? Ni kangaho ujye ubona inyenyeri Nyagasani? Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kongera none kugukebura urebe inyenyeri ya Nyagasani. Niba ujye uyibona koko, ese ujye ubona inyenyeri ya Nyagasani? Wayibonye hehe? Dore ko Imana ishyira ibimenyetso binini ndetse n'ibito ku nzira kugira ngo ituboneshereze. Ikimenyetso cya mbere, hari igihe Imana ishyira ku nzira ibimenyetso by'ibintu igira ngo tubirekure, ubundi tubone Imana. Kurekura bwa bukire, kurekura y'amafaranga, kurekura y'amaturo, kugira ngo ukore ibikorwa by'urukundo. Rero iyo wanze kubirekura ukagira ubugugu bwo gufasha gutabara abandi, hari n'igihe biribwa n'abandi abatekamutwe, abandi batanabivunikiye. Ikimenyetso cya kabiri Imana itanga ni ikimenyetso cy'abantu. Imana ku rugero rwacu hari igihe dusaba kurekura abantu, kurekura abantu b'inshuti zacu, babandi tugendana bagakoshya, babandi tugendana bari kudushura imigambi mibisha, babandi tugendana bari guturya, babandi tugendana ari inshuti z'imburamumaro, abandi tugendana bari gutubeshya, bari guturyarya, abandi bameze nk'intare mu buzima bwacu, bagenda batwiruka inyuma ngo barye ibyacu. Abo bose rero bagenda batujijisha. Nyagasani arifuza ko n'umunsi wabareba mu buzima bwawe. Izo nshuti, izo ngirwa nshuti, abo bose bagenda bakubeshya, mugendana mu kigare, ibigare by'ubusinzi by'inzoga, ibigare by'abasambanyi, ibigare by'ibisambo n'ibindi bigare byose. Ubizi nuko izo n'inyenyeri Nyagasani aguhereza akubwira ati, barekure. Wowe ukanga kubyumva. Aha gatatu, inyenyeri ya gatatu Nyagasani aduhereza ni ubwe. Nyagasani ashobora kuza mu ijoro, akaza ku manywa, akazana ibimenyetso byinshi, kuko Nyagasani atari kivejuru, nawe wakoresha n'abo bantu. Niba uzabona hari abantu bari kugenda batuburira benshi cyane, abagore, ati aya ni amagambo y'abagore, mugenzi yakuburira ati, reka dawe uri gushaka kundya ibyanjye, kandi buri wese ari kugenda kuburira. Nyagasani yamutumye ibimenyetso byinshi cyane, Nyagasani agenda aduha.
abagore ntibubaha, abagore ntibubahwe, abagore babure abagabo babo. Iyo dusomye ivanjiri ya Matayo umutwe wa 27 umurongo wa 19 ngaho fora icyo havuga ukuntu umugore wa Pilato yamuburiye agiye gutanga umwana w'Imana, agiye gukora nabi, ati ngo mu gihe Pilato yari yicaye mu rukiko aca urubanza, umugore we amutumaho ati uramenye ntiwivange mu by'uwo muntu w'intungane, dore naraye ndose byinshi byambabaje bitewe nawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani ntahatanyura kugira ngo tuburire. Nyagasani akora ibishoboka byose kugira ngo adukebure, atwereke inzira nziza. Ngiye ibimenyetso bye. Mu gusoza nifuza gusoreza ku kimenyetso gikomeye cyane Nyagasani yaduhaye kikurimo nanjye kindimo, cyitwa umutimanama. Umutimanama ni iki? Ijwi ry'imbere rikubwira riti iki ni cyiza gikore, iki ni kibi kireke. Nawe rero ibimenyetso byose Nyagasani ashyira ku ruhande, ashyira munsi yawe, ashyira hejuru yawe, ashyira ku mutwe wawe, ashyira ku nzira, yaba wabyumviraga wakabayeho neza ukagendera mu nzira z'Imana. Twakire Nyagasani uje tugana kugira ngo tubeshweho nawe. Mwese mugire icyumweru cyiza. Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ari Yesu mukuru wa Gisirasi wa Diyosezi ya Cyangugu.